much birthday. Wow, byiza cyane bro. Igihe cyose uzadukenera turahari man. I'm here. Okay, ngiye banyita Kiwi Rwanda Africa 1. We bakwita? Ngiye banyita Bang Bang cyangwa se Eddie. Okay, wowe? It's a virtue my nigga, we got by my nigga. Oh yeah bro, no cap man. That's my name. Yo, ubundi bitwaye iki kubaho neza cyangwa se bitwaye iki kuba wabaho ubuzima wumva wifuza? Ese ubundi bitwaye iki kubaho wakiyoborera amarangamutima yawe kurenza uko abandi bayakuyoborera? Bitwaye iki kuba wabaho life yose wumva ushaka kuri iyi si mu gihe ufite ubushobozi? Apana kubaho uko abandi bantu babishaka, apana kuyoborwa n'abandi bantu ukuntu babishaka. Wowe iyobore ku giti cyawe, upfa kuba gusa ibintu ugiyemo bitari buze kuguteranya na leta cyangwa se bitari buze kuguta mu gihome. Inzira zose ubona zici mu mucyo ugomba kubaho muri ubwo buzima, ugomba kubaho life yose ushaka. Bitwaye iki kuba wakurikira kuri aka gacano kacu, warangiza ugakora subscribe? Nubwo twebwe tutayatwinginga abantu bakora subscribe cyangwa se abantu badusharingira ibintu byacu cyangwa se badupostingira ibintu byacu, kuko twebwe twamaze kumenya yuko dufite abantu b'inkora mutima badukurikirana. Uyu muniga wanje nawe turi kumwe, ndabizi ko ari umuntu wa gahoraho, ndetse n'ubutaha tuzagarukana mu kiganiro cyacu. WhatsApp ubasezera. What's up man? Walk right to us right. Goodbye na butaha. Nakagaruka. Ciao kuri izi mikoro. Ciao. Alright, ubutaha tuzahure muri comment muzatubwira ikintu mwumva mukeneye cyangwa se ikiganiro mwumva mukeneye ko tuzabakorera. Tuzagenda tubahurira n'ibya nyaho tuzagenda tuzenguruka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho tushobora kuzahurira noneho kuri dete turimo dusangira ababajama banje. Murakoze cyane, ndabakunda cyane kuri izi mikoro zacu. Ni Kiwi Africa Rwanda 1. Yego, warukiri kubisobanuraho uvuga ati kabisa ngewe kuri innovation ati network niyo nge nyitsitsirizaho cyangwa se niyo mbona nkigikeneye. Nta bundi buryo ntago wakeneye network akariye network tuzikura mu byo turi gukora. Innovation na creativity. Azo ni ikintu bisobanuye. Nako abantu bitandukanye. Creativity byose n'ubundi n'umanzi kwihimbira ibintu bishaka. Ariko ikiza ni creativity wenda kurusha innovation. Innovation igomba kuzira muri creativity. Baratubwiye muri internship. Creativity ni ibyawuzanye bwa mbere. Innovation fata ikintu umuntu yakora ubona ko atari fresh, you innovate. Ucyamere nyine ukigira ikintu cyata. Innovation nyine izira muri creativity, izira mu byo watangiye, ahubwo gahita watereka ni cyo cyo guhindura. Ibyo bintu nabasha kubikora ahubwo still ya connection ko numva ikiri kugaruka. Ahubwo wevuga ngo uyu munsi ndemengeye gutangira, ariko byibuza hari telefone abantu bashaka gukenera gutangiza ka telefone gakora creativity n'ibindi. Tumugira neza wamfasha akavuga ati ikintu ngiye kugikora tugatangirana, kuko kubona uyu musore n'umuvandimwe murabona turareshya. Yagiye inspire abantu benshi barebye iki kiganiro, babona umwana w'umusore warangije kaminuza yihuye ku myaka ye 32. Uyu munsi ari jobless, akora akazi ka fucking job. Ni kazi nyine navuga ngo nakazi gakorwa n'umutarigeze kandagira mu kibura mwaka, ariko mvuge gutyo. Ariko uyu munsi agakora kubera ubuzima. Yakubwiye inkuru y'ubuzima bwiwe, ni umusore utarakuze, imeze neza. Tuzagana ku kindi gice cy'ubuzima nanyemera tukakigeraho, uko yakuze, ababyeyi biwe, ibibazo yagiye ahura nabyo byose azabitubwira. Uyu munsi rero ahagaze imbere yanyu. Uyu munsi yarabiyeretse, abasore benshi baranga kubigaragaza, banga kugaragaza uko biri, ariko yeremeye ajya ku karubanda kugira ngo yenspire urubyiruko rw'abana. Uyu munsi baheranwe n'agahinda, baranyuze muri ibyo bintu byose. Papi, nge nakubwira ngo ikintu wakoze ni icy'ingenzi cyane, kwinspira abandi bana. Nabo ntago ari abantu benshi bagiye baba success, ahubwo twiganira rata ku musozo. Uyu munsi icyo utangiye gutekereza ni iki kiri kukuza mu mutwe mbere yo kubona ko ya religion yakora cyangwa se science? Wowe icyo abantu bagusaba wakibamo? Tuve muri religion. Imana nyine ndayizera buryo y'ababyeyi ni ikigo niyo banuje. Ahubwo reka nigire kuri science. Bro, yego nageze kuri YouTube mungu 50 na yarabonye pop. Hari n'ibindi bize kureba. None nago najya mu bintu byo kuvuga ngo nzakomeza ibyo bimigirimo y'ingufu ngo ngiye kwiga ubukanishi yo gushaka perimi. This is my domain. Fite content unlimited mu mutwe. Urayizi yo mu mibare unlimited, ibintu bitaranye. Nago nabwo ni miliyari irabarika. Fite content ziri unlimited muri njyewe. Ni ibintu nshaka rero. Nukuvuga ngo uyu munsi witonje kabisa nawe ukicara za content warazanditse ugendana nazo, cyangwa ni ibintu n'ubundi no kubugendana inside here
hano uri kubona kano gasesi ubona ko ari gato harimo content zirenze unlimited ntabwo zirangira man uzanshake tuganire nyine private atari imbere ya kamera nkumvishe ikibazo uzanyiba ikiganiro ntabwo none nzaguhaga content kamwe nukanyiba nyine mfite unlimited contents numva nanjye nakorera kuri YouTube I prefer that ndabikunda cyane ni nabyo nashakaga na mbere hose mbere yuko ubonye ko kuzaba perezida bikanga ukabati nzibera minister mu bindi uravuga ati noneho nanjye ibingi nzabigema gusa abantu bavuze ko wabikora neza cyane hari n'abashatse kuguhuza na Paxson sinzi impamvu bashatse kuguhuza na Paxson baravuga ngo nk'umunyamakuru nka Paxson ngo umurenzaho cyane agikora bavuga ukuntu ngo nk'ibintu abaderivaringira kuri Radio 1 ngo wowe wagiye watanga bagage Paxson yangishaka ko ni umu legend I respect the guy Paxson nuko avanga nyine ubunyamakuru n'uburaperi ako yagiye afasha n'abantu benshi Paxson ni umuzamani ni umu legend you know ya legend wera za 2007 n'iki abajama benshi babajije muri no industry ariko cyane cyane mu muziki atari mu itangazamakuru Paxson ararenze Paxson ahubwo uramuvuze etanibuka Paxson muzaduhuze wana wamugeraho twamugeraho uzamuze na Paxson I wish kubera kwari kintu wibutse is my role model amva kandi unumva namurenza na ahubwo umusaza duhuje urumva we yanyereka ukuntu baroba ifi ntago yandobera ifi ngo yime gutya abandi bakurobera ifi ngo akirangwirye eje ikaba yashize wa muntu ayigwaye yigendeye Paxson yanyereka ukuntu bayiroba ino industry yizi bya hatari yego naam Papi rero niwe twaganiraga umusaza ariko nkuko mubizi sinjya ngenda mvamo natabanje kudutamo ku murongo urabizi ntago njye nakara uje kubakubita vazi inkeya cyane bakubitamo indirimbo yawe none nuze yambe nabaye Bulldog no Riderman warapeye neme nigeze gukora akana ariko byayinda abapeti bandika nyine biyemera ikiriya mu registre narayujuje ngo nzaba umusani arakaruka nigeze kwandika avuga ni umujama twari dufitanye beef bita Megapira ubu yabaye afande naze kumfunga baratangiye gukora none n'amabeef akiri kare hip hop iryo na beef naramukubise kana ariko ndagwaho tuvasi dutanu ntago nago umurongo wanjye wose abajama bariba ndabizi na YouTube channel baraziba naramwandikiye nyine ndamwandikiye ngeze ahita avuga ngo pu no mu byaro mwe muharya bu ubufu kuri rapo ni nka butuyu ku ngufu no kuri sangrene ya true nkurya ku nkakuririraho ngibicu agakino ni murare ishyamba ni hatare amafuti ni menshi araje arabaza bakosore ndaje mbakosore mu gitondo cy'umuseso kimwe biti cya kare nacomotse amahom nari maze gukupa ikare niyo ngo jiniga yangira ambwira ngo hagere nyinjirira mani dukomeze twikomagure wayo Simen the big man shout out kabisa umusaza ngira ngo murabyumva ko ameze neza cyane rero ladies and gentlemen cyangwa se abadukurikira kuri Bikomi TV show reka